nyine agutesha umutwe kugira ngo ukundi ujye kumureba. Araguhamagara akakubwira ati uhanyure narembye sheri, umugore wagukutirije byo. Ibimenyetso rero bigaragaza umugore wakwemerera umugabo icyo akeneye, reka tubyite gutyo, bose abadukurikirana ni bakuru. Icya mbere, iyo umubwiye ngo nkeneye gahunda, atangira agacurika. Dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, weho mukunzi wacu dukurikira aho uherereye hose. Nge nitwa Ngoboka Miriam Theo, iyi ni Doruka TV kandi tubijeje ko tubahoza ku mutima. Nta kindi natwe cyatwereka yuko muduhoza ku mutima nuko mukora subscribe, comment, like ndetse na share. Turi inshuti zanyu, namwe mukatwereka ko muri inshuti zacu. Nkuko mubimenyereye tuba tubafite abatumirwa batandukanye, niyo mpamvu kuri kamera zacu uyu munsi muri kuhabona umubyeyi usa neza. Ndi kumwe n'umugabo usa neza. Umva kandi ni bya bindi byawe. Rata nababeshye ntago nsa neza. Nitwa Murerwa Betty, ndi umumama ufite umutware n'abana. Imana iduhana umugisha. Yego. Ni umumama ufite umutware ndetse n'abana. Hari akantu abantu bamaze kukumenyaho rero, nubwo hano kagiye kuba gashya. Harya ngo niweho wa mugore wavuze ngo iki? Ngo nta mugabo usambana agira irari. Ariko se koko nta mugabo usambana? None se utamwemereye yasambana nandi? Tubahaye ikaze mu kiganiro rero. Uyu munsi uyu nguyu niwe turi kumwe nawe, ni wa wundi wavuze ngo nta mugabo usambana. Ariko rero Betty, uyu munsi ngiye kugutungura, iki kiganiro aba aricyo dukoraho. Hari ikibazo se nzabihamya kugeza iteka. Okay, uravuze ngo nta mugabo usambana. Rero ubu ngiye kukubwira ko abagabo basambana. Ntubimpakanye kubera ko ndi umugabo. Ubwo rero sinzi aho urashingira uvuga yuko nta mugabo usambana, kandi ngewe mbizi ko abagabo dusambana. Batakwemereye uriha se? Wowe yo batakwemereye uriha? Ndasaba. Iyo umuntu asaba rero yemerewe guhabwa cyangwa kwimwa. Bishake kuvuga ngo nta mugabo usambana agira irari, kubera yuko nta wiyima umwima hari. Reka nkubwire, umugabo arasaba agahabwa, yamara guhabwa agasaba sambana. Ubwo se ufitemo uruhare runini wasambanye ninde? Si uwahaye tanze? N'uwasabye. Uwasabye ufite uburenganzira bwo kumwima, cyangwa ukagira uburenganzira bwo kumuha icyo akeneye. Iyo yagusabye rero ukamuha, bishake kuvuga, mvuga yuko iteka iyo mwese mwagiye muri icyo cyaha, si uko atari icyaha, ariko mwese iyo mwakigiyemo, uba wakigizemo uruhare ni uwatanze. Wapa wakigizemo uruhare ni uwasabye, kuko uwatanze ntabwo yaramutse afite gahunda yo gutanga, ariko asabwe agira impuhwe. Amaze kugira impuhwe aratanga. Ubwo izo mpuhwe ni bwoko ki? Izo mpuhwe zawe ari impuhwe zaba ari izabihe byo gutanga ubuzima bwawe. Erega iyo ugiye mu gusambana uba utanze ubuzima bwawe, kandi ubutanze iby'agaciro, ibanga ryawe rigomba kubonwa n'uwarigenewe wenyine. Ese hari ubwo bishiraho? Ntibishira, ariko nubwo bidashira uba ukoze icyaha. Icya mbere wa wundi wararikiriye ni wowe uba umugushije mu cyaha, kandi ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo ndaguhaye cyangwa ndakwimye. Ni wowe rero, wowe ni wowe ufite urufunguzo. Wewe wemerewe gutanga, ni wowe ufite urufunguzo. Wewe wemerewe kwimwa, nta rufunguzo ufite. None se reka nkubwire, inzu ikinze ntibaguhe imfunguzo wakwinjiramo? Hanyuma se mu gihe nyir'inzu musabye ko afungura, yarangiza agafungura nkinjira, si njyewe ubutumye afungura? None se we wakinguriwe n'uwagukinguriye
uwufite ikosa n'indi. ko wagira ngo ugiye kunsindara. we wasabye gukingurirwa, na Bibiliya iravuga ngo dusabe tuzahabwa, kuko usabye wese ahabwa. Birashoboka yuko impamvu yashyizemo ako gatego, hari n'usaba ntahabwe. Niba umuntu umusabye uti wankinguriye iyi nzu ntagukingurire, wowe nta bushobozi ufite bwo kwinjira muri iyo nzu, nyir'ubwite atagize gute, atagukinguriye. Bishake kuvuga ngo simbatera ibuye si bose, ariko ugira uruhare mu gukingura iyo nzu niwe nyir'ikosa. Ikintu cyose wakwangiza yakirengera. Yego. None se ko birivuga ngo Dawidi yasambanyije Betisheba, none se ugira ngo Betisheba ntiyari asanzwe abonana na Dawidi? Yaramubonaga, ariko impamvu Dawidi yararikiriye uriya mugore Betisheba ni uko yasanze yiyuhagira yambaye ubusa. Ntiyari yambaye ubusa se siko Bibiliya ivuga? Asanga yambaye ubusa, amugirira irari, aramusaba, agira ubuntu, bwa buntu wavugaga, bagwa mu cyaha. Niyo mpamvu Imana yabahannye bose. Ari umwana babyaranye ntabwo yabayeho, yarapfuye. Ari inkota kwa Dawidi kuko yicishije umugabo wa Uriya, yicishije Uriya inkota agacyura umugore we, ntabwo nawe inkota yavuye mu rugo rwe. Uribuka ko Bibiliya ivuga yuko mukobwa wa Dawidi Tamari yasambanyijwe na musaza we, undi musaza we nawe yarangiza akagira gute, akamwica kubera yasambanyije mushiki we. Icyaha gikurikirana kwa Dawidi bitewe n'icyaha cyose yakoze. Mbwira rero ababifitemo uruhare, ntimuteze ibibazo ingo zanyu, kuko byanze bikunze buri kintu cyose ukora gifite ingaruka yacyo, kuko Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Rero niyo ubibye ubusambanyi utagira ngo uzakuramo umwana muzima, nunaramuka ubyayemo umwana nawe azamera nkawe. Namera nkawe utangire kuba baruta mwana wanjye urananiye, atakunanira nawe wananiye abandi. Yego. Twagiye reka mpite nongera nyarukire muri Bibiliya. Yesu agiye arimo mu nzira agenda ahura n'umusamariyakazi, amusaba amazi yo kunywa. Umusamariya ati cyokore biravuga ngo uwo musamariya yari maraya. Hanyuma arangije ati mpa amazi yo kunywa. Undi ati sinayaguha. Undi ati nyamara ushatse wayampa. Undi ati ntayo naguha. Baraganira bageraho aho amubwiye ati zana umugabo wawe hanyuma mwese mbahana amazi. Uwo ni Yesu. Umugore ati nta mugabo mfite. Yesu ati wabivuze ukuri, kuko muri batanu mwararanye nta n'umwe wawe urimo. Uba bagabo sibo basambanya abantu batanu bo kujya gusambanya umugore umwe? Ahubwo se umugore wemera abagabo batanu we ntaba afite ikibazo. Abagabo batanu icyarimwe. Umugore wemera abagabo batanu akemera bose ko bamubera umugabo. Nibyo nakubwiye ko ari bo ahubwo babifitemo uruhare, kubera yuko niba wemeye uwa mbere ukemera uwa kabiri ukemera uwa gatatu, ahubwo nta n'imvune afite. Ariko se buriya wenda ubundi tunarebye ni nk'igiki gitera abagore gusambana? Rimwe na rimwe biterwa no kutanyurwa, cyangwa ubundi akaba ari ingeso, ariko akenshi biterwa no kutanyurwa cyangwa gukunda iby'isi. Muri iki gihe niyo mpamvu yabyo ubona yuko abantu bakunze iby'isi cyane, bikamutera kwishora mu busambanyi mu gihe kidateguwe. Ari nayo mpamvu njya mbwira abantu, Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Wambwira ngo umuntu yabyutse aryamye icyumweru kirashize ahatazasambana ni. Rero tubwira urubyiruko n'abandi bose badukurikiye, nyurwa n'ukuri, nunyurwa ntabwo bizagutera mu ngeso mbi. Bitewe nuko uribuka yuko muri Bibiliya havuga icyarimbuye Sodomo na Gomora n'icyaha cy'ubusambanyi cyari kirimo, kuko byari bikabije gukorwa. Imana irarakara irimbura Sodomo, hakorerwaga ubusambanyi, hakorerwa ubutinganyi. Imana irarakara irimbuza umwuzure. Rero niyo mpamvu abantu muri iyi minsi gukabya ubusambanyi ni ugukabya ibyago byinshi ukabizanira igihugu ndetse n'abagikomokaho bose. Kubera iki? Iyo ibyaha bimaze kuba byinshi
hari bimwe mu bintu abantu bemererwa Imana idashobora kubaha. Niyo mpamvu usanga n'imvura idashobora kugwira igihe cyayo. Kubera iki? Abantu bakoze ibyaha birakabya bituma Imana irakarira abantu. Niba uyu munsi uvuga ngo mfite urugo ngiye gusambana ku gasozi, urumva utazanira umuvu mu rugo rwawe ukanawuzanira igihugu? Rero abantu bafite inshingano zo kuvuga ngo ndanze, mbakangurira kugira ngo wihagarareho. Kuba umugore mwiza nuko wihagazeho, kuba umukobwa mwiza w'icyubahiro nuko wihagazeho ukimana agaciro kawe. Yego. Ariko rero nanjye nageze aho ndemera abagore nimwe musambana. Zuba mugana umugore wagutesheje umutwe wo kubwira ngo nuva ku kazi uhanyure nkaho mufitanye isezerano. Nyina gutesha umutwe kugira ngo ukunde ujye kumureba. Araguhamagara akakubwira ati uhanyure narembye sheri. Umugore wagukutirije byo ntacyo wamwima. Byanze bikunze ajya muri mudu yo kuremba akaremba, mudu yose yagushyiramo wayijyamo. Ni nayo mpamvu ugiyewe mvuga yuko ari twe dufite urufunguzo. Wanze nta cyakorwa. Niyo mpamvu rero twebwe banyarwandakazi beza badukurikiye, mureke twihesha agaciro nk'abanyarwandakazi. Jya ntangara hari n'ujya kumva haravuze ngo umugabo arunaka ngo ni indaya. Ndaya gute se yarayanye nande? Ahubwo wowe wamwemereye, ahubwo ufite ikihe kibazo cyo kwemera? Wananjye noneho ibi byo ndabihakanye, nta mugabo b'indaya uri kumva. None urashyigikiye nta mugabo b'indaya, abagore nibo babindaya. Ubwo bishatse kuvuga wanamugane ni namwe ba nyirabayazana mukurura n'ibyaha by'ubusambanyi, ariko ntabwo ari bose turi kuvuga ababigenderamo. Yego. Ntubatuke bose, hariho abazi kwihesha agaciro. Ubwo nanjye wabuvuze ko ndimo kandi mu bintu ndwanya kandi nanga umugore w'indaya, nkanga umukobwa w'indaya. Imana izandindira abana kuko nkumenye nta nubwo twagendana rwose, ntabwo je twagendana n'inzira wacamo ntitwagendana. Nzi kugendera muri izo ngeso, kuko niba hari icyaha gisuzugurisha ni icyaha cy'ubusambanyi, kigutesha agaciro, buri muntu wese akagufataho ijambo. Ni nayo mpamvu ndi fiyeri yo kubivuga, kuko nta cyaha kindega. Ariko nkabura ni nk'ibihe bimenyetso byakwereka nk'umugore ukunda gusambana? Ibimenyetso nawe ubwo ntiyaguturiza. Ese ubundi we ntibaguhamagaye? Ntibaguhamagaye bakagutesha umutwe? Ntawe uraguhamagara? Bagutinyamo iki? Pasiteri, uzaba pasiteri babikora ko bangana. Witukisha abapasiteri turi abantu b'Imana, turi abantu Imana yahamagaye, kandi mbere yuko tujyana mu murimo wayo ngo dukore umurimo wayo, hari ibintu yamanjije kuzirika, yatuziritse kigufi. Hari abatarazirikwa, ntabwo mbatutse bose, mvuze ababigenderamo. Hari abatarazirikwa, ariko titire yitwa ngo iki? Ubwo nawe ningirwa abapasiteri. Oya, uratukanye. Uratukanye. Ni pasiteri ahubwo utarakizwa, ukeneye agakiza k'Imana. Oya, ni pasiteri utarakizwa. Ariko se ko batari baguhamagara muka perezida? Kutari muka perezida. Kuki bataguhamagara papa, bataguhamagara mama Mezanje? Nuko utari mama Mezanje. Umva, abari mu rugendo rwo gukizwa, aho ntituhatinde, abari mu rugendo rwo gukizwa ariko akeneye ubuntu bw'Imana. Oya, imyaka 8 simbizi. Ashobora kumara n'umwe cyangwa akaba amaze amezi, ariko akeneye ubuntu bw'Imana. Akeneye ubuntu bw'Imana. Ubwo rero rwose abadukurikiye, murwanye iki cyaha, mudufashe ababifite mu nshingano, bafite urufunguzo rwo gukingura cyangwa rwo gukinga, badufashe kugira ngo Imana yacu ntizaduhanire ibyaha nk'ibyahaniye i Sodoma. Bagore ngo ni mwebwe mufite urufunguzo, ni mwe musambana, ariko koko wamugane. Ariko si bose, ariko jya uvuga ngo ababigenderamo nabo bisubireho, si bose. Ntabwo abagore ari bose, none nuko barenze umwe. Ariko si bose bagendera muri izo ngeso, ahubwo vuga ngo wowe ubigenderamo, umutima wawe ugukomanga uyu munsi ubireke.
rero ni twebwe ba nyirabayazane tunatuma n'abagabo tubatera irari. Twavuze Berisheba yateye irari Dawidi bitewe n'uko yambaye ubusa. N'imyambarire y'iki gihe iyo uyirebye ni nayo mpamvu ubusambanyi bugwiriye bitewe n'imyambarire. Umuntu arambara ugasanga hariho twaho yambaye ishati ishati yari yambaye ishati, mbwira umumotari wari umpetse ntariko mwararushye aha hose hari wazi, ukibaza umuntu yambara ishati akajya mu muhanda agamije iki? Rwose bagabo badukurikiye mujye mumera nka Dawidi. Dawidi yaravuze ati nureba mana nubona ndebye hirya ujye unkebura, Imana ijye gukebura kurinde kureba ayo mashati ugasanga umuntu yambaye kora y'agace ari mu muhanda aragenda. Ariko mana Imana irengera abantu. Ariko ko numva ushaka kurwanya abagore b'abandi baba bagira ngo akayaga kabahuhe, ukaba udashaka kugira ngo akayaga kabahuhe, nese uragira ngo kandi bete ntago zibigezweho. Ibigezweho se no kwambara ubusa ese ni ubusa, nawe azi ko ari ubusa ntiyava mu rugo. Ahubwo hari no usanga hariho simuvuze atazamenya, hariho nabonye wambaye isutiye ubundi ahandi hakaba waza akarenzaho agakote. Ubwo muri make apfuka amabere, ibindi byose byemerewe kujya hanze, nayo buriya nayapfukura kuko ubugaragaza ko uri ku isoko ry'umurimo n'ubundi. Rero niba wambaye isutiye yonyine erura nayo uyikuremo. Hanyuma se ubwambure bwe ni amabere? Ubwo urumva ari amabere gusa kuri we ariko ni kuri we. Ubwambure bwe ni hose. None se niba uhisha amabere yonyine akayaga se kakamuhuha gute? Ubu se we ntabwo kaguhuha, twebwe ntabwo kaduhuha se ubona ko ataduhuha. Mukivamo ntikibavamo igiturage aha rubanza ari igiturage nyine mukivamo ariko ntikibavamo. Kugira ngo twambare ubusa tuve mu cyaro cyangwa kugira ngo muse n'umujyi nuko mwambara nk'abanyamujyi. Abanyamujyi se bemerewe kwambara ubusa? Ariko se nire kubwiye ko ari ubusa. Mba nabubonye. Ubuhe se? Ishati yonyine n'isutiye gusa. Hanyuma se kiri imbere y'ishati yisutiye wakibonye? Nacyo nakireba burya nagishatse kuko umva impamvu. Iyo yambaye umukondo wazi yambaye isutiye yonyine, ariko jewe mbifitemo uburenganzira. Ntabwo umuntu nkuriya najya ntumajya mu bantu, najya mufata nkamufunga, ahubwo nafunga bene bariya uzi inkomere hanze haza abagabo dufite kubera kwambara ubusa bakomeretswa n'ibyo bareba baba babonye ubwo busa nk'uko nanjye mba nabubonye. Bajye bareka kubireba se bajye bagenda bahumirije ntibabireba babifate nk'ibitariho. Wabifata ute nk'ibitariho? Maze nanjye ndakebuka nawe urakebuka se ukajya kurebayo? Nanjye ndakebuka nkarebayo nose mba nabibonye ntakebutse urareba ubona iki? Amaso nicyo abereye, ubona ibyo umbonye, ubona ubwo busa kandi nk'ubu hari amakuru udafite. Inaha ni i Kigali, ni ku zuba, haba hari icyokere, umuntu aba agomba kwiyambarira akenda gatuma kamuhesha amahoro. N'iyo imvura yaguye niko bigenda. Erega agenda akebuka ndakebuka kandi ntabwo nabura nose waturuka imbere yanjye wambaye ubusa, ahubwo bazatuma tugira ibikomere byinshi. Hari umuntu ukebuka agaheza y'amaso ukaba wanagonga igikuta bitewe n'iki n'ibyo warebaga. Rero dufite inkomere hanze zagonze ibikuta bitewe n'ibyo zarebaga. Niba nanjye nkebuka, abagabo bakebuka 770. Ariko rero utazagira ngo ntabwo abambara imyenda migufi bose ntabwo ariko basambana. Ntuzanate kwanza nta nubwo kwambara imyenda migufi bisobanura gusambana. Oya, hari n'abambara imiremire basambana, ariko icyambere iyo yambaye hari abakabya, hari n'abambara ntibakabye ukabona ni ibintu biri aho biringane bitatuma ukebuka hari n'ibituma ukebuka. None se reka nkubaze, niba umuntu yambaye isutiye ahandi harangaye
wenda inyuma yageretseho agakote kagufi ntabwo wakebuka wowe ntabanyibuka hari igishyashya kiba gihari nose ugira amabere ntese ubu ndinze ngera aha ntarabona amabere ubukebuka ngo uyarebere n'ay'abandi yose se si amabere ntamera kimwe oya reka nkubwize ukuri rwose n'imyambarire nayo rwose simvuga ngo bose niko bambara ubusa hari uwambara ukabona biraringaniye si ngombwa ko twambara bya bindi harya wavuze ngo nerukubita iki bimwe birebire reka tubyite nzakagendana bimwe bya nzakagendana ntabwo ari ngombwa ko bose babyambara byo turi mu mujyi ariko si na ngombwa ngo wambare ku buryo ugeze umwenda munsi y'ikibuno aho ngaho nawe ubukabije uburengereye ni naho hahandi bavuga abagore bati bamwe muri komenti bajya babivuga ngo abagabo barasambana umugabo ikimutera gusambana abona ibyo akeneye hafi no kuba yavuga ati ibyo nkeneye ntabwo yagorwa none se yagorwa ni ikintu gatoya akagera aho agomba kugera ibyo niho byibuye kuko byanze bikunze nawe iyo amurebye aravuga ati uyu ntiyangora Dawidi ngo yabonye Betisheba Dawidi ngo yari ari kugenda hejuru y'igikuta cyiwe cy'inkike nkabona ikibero cya Betisheba ngo agikubise amaso nka kubenura rwose ngo ahita amubwira ati ngwino hano urumva iyo yerekanye ikibero aba yerekanye imiterere iyo miterere rero werekanye n'ubundi ubututira kugira ngo werekane na ryabanga ryawe ni nayo impamvu ngewe mvuga ko abagabo badasambana babona ibintu mu gihe kidakwiriye n'igikwiriye niba agenda agahura na 5 bambaye ubusa abona ibibero byanze bikunze kuko abagabo bakora nyirari kandi urabizi na Bibiliya niko ivuga abagabo ni abanyerari kuva kera ba Salomo bararikira abagore bashaka abagore 1,000 Dawidi uyu nguyu yari umwami yashatse 76 kubera ryarari ariko impamvu ngewe mvuga ngo twebwe abadamu ufite urufunguzo wanze uwo mugabo naho yakubona wambaye ubwo busa mvuga ukanga ntacyo yagukora ngaho mbwira ngo wanze hari icyo yakora ntafite n'uburenganzira naho wambaye ibigera munsi y'ikibuno kuzamura na gato ubwo arengejeho byaba byitwa ikizi gufata ku ngufu rero akahahanirwa kandi wa mugani nta mugabo bimye amagani ngo bamwambike amapingu kubera ko umugore yamwimye hari uzi se nta mugabo bambitse amapingu kuko bamwimye nta n'umugore bayambitse kuko yahakanye rero rwose twihesha agaciro nk'ababyeyi twihesha agaciro nk'abakobwa Rwanda rw'ejo dukeneye ingo nzima oya simvuga ngo abagabo iyo bakoze icyo cyaha rwose icyo nsimbararaho nuko baba bose bagikoze ariko impamvu ngewe mpamya ko abagore aribo bakigiramo uruhare nibo bafite urufunguzo rwandemeye na ndanze none se wanze yakugira gute hari uwo bambitse amapingu kuko yanze ntawe rero turakwiriye yuko tugomba kwihesha agaciro nk'ababyeyi cyangwa nk'abakobwa kugira ngo tube abanyarwandakazi beza n'abanyarwanda beza batuzuye ibyaha yego ibimenyetso rero bigaragaza umugore wakwemerera umugabo icyo akeneye reka tubyite gutyo bose abadukurikirana ni bakuru icya mbere iyo umubwiye ngo nkeneye gahunda atangira agacurika umutwe akareba ku butaka akajya ashimisha ikirenge ubutaka ubwo ngo yamaze kugwa tayari mu kwemera agafata urutoki akajya ahekenya urwara uwo yemeye urumva uwo ni ikikwereka ko yamaze kugira gute kwemera rimwe na rimwe abo mu cyaro cya cyaro wambwiraga ngo navuyemo kitamvamo agapfura utwatsi aho turi
tangira dushikura utwatsi tw'abandi tukabirenganiramo. Ubwo yemeye umugabo tayari ahita avuga ati umuti ndawukoze, byemeye, ahita afatiraho. Ahandi hose aba yemerewe kuba yahakora. kubera iki? Yamaze kwemererwa, yabibonye, yabaye isanzure paka. Ubwo rero ahita yisanzura. Ni nayo mpamvu rero njyewe mvuga yuko abagabo pe aho bava bakagera ni abanyerari, ntumpakanire. ariko hari icyo uvuze mpita numva nicyo iteka iryo ryose hari nk'ukuntu umuntu bitewe n'icyo akunda. hari igihe aho iyo ukunda inyama igeze kuri busheri amazi yuzura akanwa, kabone naho utabona aho bayibagiye, ukabona icyapa cya cyapa cy'itako, amazi ahita yuzura. Utangira kurya inyama utarazihabwa kubera yuko wazibonye. Nk'umuntu ukunda umuneke, reka mvuga n'akandi kantu, abantu 70% iyi ndimi imuhumuriye amazi yuzura akanwa. Woya wivuga n'indimu gusa, byanze bikunze iyo umutima wawe urarikiriye wavuze ku muneke, iyo uwubonye naho wawubona ku cyapa cyangwa ukawubona ku gipapuro bisanzwe bawushushanyijeho, wumva umutima wawe ushatse iki? Wa muneke urushaho kuwushaka. kubera iki? Wawubonye nubwo utawubonye mu bifatika, ariko amaso yawe yabonye cya kindi umutima wawe urarikiye. Ubwo rero iyo ufite amafaranga uhita ugira ute? Ujya kugura umuneke. Utajya kugura umuneke, amaduka y'ino minsi asigahamo n'imineke itonoye. Ubwo nyine ugatangira kurya iki? Umuneke. Hanyuma abantu mudukurikiye, mudusangize muri comment, ese koko abagabo ntibasambana? Ese koko abagore nibo bagira uruhare runini kuba abagabo bakora imibonano mpuzabitsina? Mubidusangize muri comment, mutubwire uko mwebwe mubibona. Uko nuko njye na Betty tubibona, nuko tubyiyumvamo, ariko nanone namwe mufite uko mubibona, kandi uko tubibona niko kuri kwacu, namwe uko mubibona niko kuri kwanyu. Nimuze rero duhuze ukuri, hanyuma tuganire, turusheho kubaka sosiyete nyarwanda, ingo zacu, ingo za bene wacu zere gusenyuka, kandi natwe ubwacu turimo kurebera. Tugana ku musozo, Betty, ni nk'ikihe wabwira abadukurikiye? Nababwira ngo abamama bihesha agaciro n'abakobwa. Ikindi namwe bagabo mumere nka Dawidi, nurebayo Uwiteka ajya gukebura, Imana yo mu ijuru igukebure. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibahe kwifata no kurinda umutekano w'ubusugire bwanyu cyangwa ubwiza bwanyu. Imana ibaha umugisha. Ntago weho mubyeyi dukurikiye, weho mukobwa udukurikiye, ntago ari icyo twifuza cyuko ukubonye mu nzira avuga ngo dore wa mugore ugira ubuntu, dore wa mukobwa ugira ubuntu. Ntago ari icyo tukwifuriza. Ntago twifuza yuko urugo rw'umuntu wacu urusenya kabiri. Uko ushenya urugo rwa mugenzi wawe, ariko ntabivuga nabi, reka Betty aba ari ubivuga. Icyo biba nicyo uzasarura, niko Bibiliya ivuga. Ntabwo wahinga indimu ngo usarure ibishyimbo, icyo wabibye nicyo usarura. Ubwo iyo ushenye urw'abandi, nawe utegerejwe yuko ejo nushaka urwawe ruzasenyuka. Niko bigenda. Ni nayo mpamvu kenshi ubona ingo zo muri iyi minsi zisenyuka. Kubera iki? Yatangiye asenya iz'abandi, finaroma nawe agiye gukorerwa mu nganzo y'ibyo yabibye, urwe rusenyuke. Rero icyambere kwirinda kuruta kwivuza. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Turabakunda, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom.